ikosa ryabayeho mu myigishirize, the mistake that we found in the teachings, nuko mu mutwe wacu twanditsemo, because in our heads we wrote yuko impano z'umwuka nizo gukora mu rusengero, that the gifts of the Spirit work in the church. ariko impano z'umwuka nizo guhesha Yesu icyubahiro aho turi hose. The gifts of the Spirit are to honor God and glorify God Impano where we are. z'umwuka The gifts of the Spirit nizo kwexcella mu byo dukora byose aho turi are hose. to help us to excel in everything that we do. Umunsi tuzabona abaganga When we see doctors bagendera mu mpano z'umwuka mu buganga bwabo, that walk in the gifts of the Spirit in their profession, wajya kubaga umuntu when you're going to operate a person, cyangwa no kumusuzuma, and maybe you're going to diagnose, to consult a person, umwuka wera, and you say, Holy Spirit, uyu muntu arambwira ko afite umutwe, this person is telling me that they have a headache, anazengerera, and anafite n'umuriro, and they have a temperature, yaba ari tifoide, yaba ari malaria, yaba ari infection. Nuvugana n'umwuka, when you talk to the Spirit, uzatangira kubona umwuka kwereka you ibintu will nawe utashobora start to gutekereza. see